hari hashize iminsi n'ubundi gushishikarizwa yuko siporo zacu twamenya agaciro kazo, tukamenya atari gukina gusa, ahubwo tugomba no kumenya yuko hari byinshi tugomba kugurisha biva muri siporo, kandi siporo yacu igomba no kongera ubundi bumenyi butandukanye cyane cyane nk'ubukerarugendo, kuko siporo yacu ni siporo ikurura abantu benshi bakaza mu Rwanda, bakaza kureba ubwiza bitatse u Rwanda, bagakora n'ibindi bitandukanye n'icyabazanye kugira ngo muri essence ya tourisme. Rero twe nka federasiyo icyo dutegereje kubona muri aya mahugurwa ni ukumenya agaciro k'imikino yacu, ni iki tugomba kugurisha muri taekwondo atari imikino isanzwe gusa, ahubwo tukavuga tuti ese iyo umuntu akinnye yoroganije event ni iki bimarira igihugu, ni iki bimarira abakina taekwondo, ni iki bimarira siporo muri rusange. Ikindi nanone hari ikibazo cya mikoro dukunda guhura nacyo, ariko uyu munsi ni umunsi wa mbere w'amahugurwa, batubwiye ko siporo ari kimwe mu byongera ingengo y'imari cyangwa se mu bishobora gutuma bikurura abaterankunga batandukanye, bakaba bakinjiza bije zabo muri siporo, bikadufasha no gukora ibikorwa byacu bya buri munsi. Rero twiteze yuko twakunguka ubwo bumenyi bwo kwegera abaterankunga, bwo kugurisha siporo yacu kugira ngo tubone amikoro adufasha guteza imbere siporo.